uwo mwavugaga Dieudonné aramutse avuyemo mu by'ukuri ashobora kumukurikirana kuri ibyo bintu byo guhahamura yamuhahamuye reka kumva ngo bamutemeye hita kuyu ntakivuyemo arapfuye indabo zigende biriya ni intention mbi cyane. Iyo ngingo iteganya ko kurega undi umubeshyera umuntu wese urega undi kumugenzacyaha kumushinjacyaha cyangwa kumucamanza kandi azi neza ko amubeshyera abakoze icyaha. Wenyine naburaniraga abanyamakuru bagera ku 10 baregaga Contact FM. Baburanaga na Contact FM. Imvugo z'iki gihe bazita saga. Ya saga yigeze kuba ya Contact FM n'abanyamakuru. Yego. Ni yindi. Twararutsinze? Twararutsinze. Okay. Nwango ushobora kuburanira abanyamategeko bambuye uburenganzira n'ibigo bakorera rimwe na rimwe yabitarubahirije amasezerano. Cyangwa abanyamakuru. Abanyamakuru uravuze ngo uzatuburanira cyane nta rwego tutaburanira uwarenganye wese n'amategeko dushingira ku mategeko. Tuburambe bw'imyaka ingahe metre ibaye 16 nagiyemo muri 2006. Wow. Yego n'uburambe. Hanyuma nkuko Jean Paul yarabikomojeho ati saga nubundi twagutumiye kubera ko nubundi hari saga. Ese nubundi hari saga ariko wenda utarimo nk'umunyamategeko cyangwa se utari ufitemo umuntu uri kuburanira ariko ufite icyo wayivugaho nk'umunyamategeko kubera ibiri kuyirangwamo. Hari ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bigenda bigaragara nyuma ya saga kandi bishobora kuba byagongana n'amategeko. Twibutsa abadukurikiye ko umunyamategeko uri mu rubanza iyo rubanza rutaraba itegeko ntabwo akeshi dushobora kumuhamagara ngo tumubaze kuri urwo rubanza kuko ashobora kuvuga yikurura kandi uvuga wese akurura yishyira rimwe na rimwe ntabwo byaba bitanze umucyo mu byo tugiye kuganira. So maître rero sinzi niba mwarabonye ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga harimo n'ijambo ry'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomojeho nawe ubwe Miss Rwanda n'abayitegura by'umwihariko uwitwa Ishimwe Dieudonné wateguraga iri rushanwa. Mwarabibonye? Narabikurikiye. Wenda twinjiye mu kiganiro nyirizina kugira ngo umuntu adufashe twabatumiye kugira ngo tuganire ku bintu bishingira ku mategeko. Itegeko rivuga iki mbere na mbere ku byaha twumva ko Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné akurikiranyweho niba wenda mwarabikurikiye kugeza ubu? Ni inyito ya kiriya cyaha uko yitwa kuko ntabwo abantu bamenyereye ko umuntu ashobora kuregwa icyaha cyitwa ishimisha mubiri ariko rubanda giseseka ntabwo ruzi gutandukanya icyaha cya viol cyangwa se gufata ku ngufu ndetse n'icyaha cyo gufata ku ngufu ariko ku muntu ufite imyaka y'ubukure. Ukure igihu aho hantu abantu bamenye neza mu by'ukuri inyito z'ibyo byaha n'uburyo bihanwa mu buryo bw'amategeko. Ese ko mbona wenda mwatumiye umuntu mu by'ukuri wenda ikibazo mubajije ni ikibazo umuntu yasubiza mu buryo bw'ubumenyi rusange ku buryo bujyanye n'amategeko. Sinzi ko ndibuze kuba comfortable kugira ngo wenda mbisubize kubera ko nkuko mubivuze ni ibintu biraho bivugwa n'abantu bose. Si ikibazo cy'amategeko ngo ni dosiye wenda iri mu maboko yanjye. Nkuko munabikomojeho muvuze ko ubundi ntabwo byakabaye byiza uretse n'umunyamategeko wunganira ukurikiranwa n'undi wari we wese ikibazo kikiri mu rwego rw'iperereza mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Ubundi ni ibintu bitangiye vuba ariko kera ryari ibanga. Uburyo rero biza muri societe mu bantu rusange je mbifiteho ikibazo. Ese ni ubugenzacyaha bumena iryo banga bw'iperereza? Ni ubushinjacyaha bubikora?
kuki usanga umuntu bamwe bamuciriye urubanza abandi bavuga ko yarenganye kandi mu by'ukuri umuntu afatwa ko ari umwere igihe cyose nk'uko mwarimu bivuze urubanza rutaraba itegeko. Ikibazo uyu munsi mfite nk'uko nari mbibasobanuriye numva ari ubumenyi rusange bitajyanye n'amategeko, je nakwibaza ahubwo nagarura ikibazo nibaza kuki ikibazo kiri mu iperereza abantu ntibaramufata ko ari umunyacyaha, yewe n'umugenzacyaha umubaza n'umushinjacyaha umubaza niyo ari imbere y'umucamanza, igihe cyose icyaha kitaramuhama yakagombye gufatwa nk'umwere. Ikibazo ni ukuvuga ngo ese kuki muri iyi minsi aho itangazamakuru naryo tubona rigenda rihindura isura, niba ari ugutera imbere sinzi uko nabivuga, byiswe gutwika mu mvugo yo byitwa gutwika, dosiye isigaye iba mu itangazamakuru kuruta uko iri mu nzego zibishinzwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ndetse no mu rukiko. Ugasanga tuyimenyeye mu itangazamakuru, umuntu agize ruvumwa, agizwe ruharwa, kandi mu by'ukuri ejo akazaba umwere. Ahubwo se iyo batwitse nyuma akaba umwere hakurikira iki ko tutongera kubimenya? Nicyo navugaga. Ubwo baratwikurura. Sinzi ko icyo nacyo nyuma yo gutwika habaho gutwikurura. Ni ikibazo rwose. Ni ikibazo. Ahubwo icyo kibazo reka iryo jambo abadukurikira n'abazadukurikira bazatubwire wa mugani nyuma kuko ngira ngo hari ingingo y'amategeko bikunze no kugaragara umuntu akavugwa nyuma akaba umwere. Exactement. Ngira ngo hari amakese menshi Jean Paul y'abantu bagiye bavugwa mbere nyuma bakaba umwere. Ba Davis D baravuzwe mu itangazamakuru, abantu bati kurya abana. Davis D afite umwihariko, no muhanzi wiyise Davis D, afite umubyeyi witwa bukuru we ryo nirye yatizwe ikishaka David bukuru naryo nta mwana nta se, byose ni kimwe, nawe ameze nk'umuhanzi nubwo ari umurokore. Uwo muhungu rero yatije inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubusambanyi, bataye muri yombi n'uwayitije aragenda. Urukiko rwamugize umwere kuko icyemezo cya bavuga ko yayitiye nawe yabaye umwere. Yaje gusanga umwana ari kasha. Ariko icyo metero yo kugarukaho ati abo bantu bose baba bavuzwe gutyo bakaba ruvumwa muri societe, kandi koko niko bigenda. Ni ikibazo cyo kwibazwaho. Nicyo gutwikurura nyine, ubwo birumvikana habwirwa benshi. Hanyuma wenda metre kugeza ubu ngubu RIB yemereye itangazamakuru ko yataye muri yombi uwitwa Ishimwe Dieudonné ku itariki 25 Mata 2022 hari kuwa mbere. Ubu turi nabwo turi kuwa mbere ku itariki 2 Gicurasi. Bivuze iki mu mategeko? Iminsi 7 irashize. Ubundi procedure y'ubugenzacyaha iteganya iki? Ni iminsi 5. Ariko iyo minsi 5 hari izindi mpamvu. Muri iyo minsi hashobora kuzamo za weekend. Icyo gihe iyo umunsi wa nyuma wahuriranye nuko wenda igikorwa cyagombaga kurangira, uwo munsi ntubarwa. Ni ukuvuga ko habarwa undi munsi w'akazi. Yego. Ubwo no kuvuga ngo 5 ariko yo yashize. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Kuri 25 bivuze ko kuri 30 byibura aribwo. Nibyo nababwiye mu kuri iyo nta dossier ufite mu ntoki ngo ukora isesengura wanarize ushingiye kuri dossier, ngira ngo afite umunyamategeko. Icyo gihe nuko itegeko bwaryo, kandi n'itegeko baryita ngo n'itegeko ry'indemyagihugu. Mu zindi ndimi babyita d'ordre public. N'itegeko ribindinga ufite dossier. Ni ukuvuga ko ntirikumirwa. Ngira ngo iyo umuntu itegeko ryishwe hari ikindi amategeko ateganya. Ariko nuko itegeko ryo rivuga ko mu bugenzacyaha ni iminsi 5, mu bushinjacyaha ni iminsi 5. Abantu barimo kwibaza batandukanye ibyaha uyu munsi uyu muhungu akekwaho n'ubugenzacyaha RIB Ishimwe Dieudonné
ni ibyaha bivugwa ko byakozwe kugira ngo abantu babone imyanya runaka. Reka tufatire nko kuri Miss Rwanda ati kugira ngo umuntu yegukane ikamba abanza kuryamana nawe, bishingira ku mpano ruswa ishingiye ku gitsina. Nubwo uyu munsi ntabwo aragezwa imbere y'urukiko ngo tumenye mu by'ukuri inyito y'icyaha akurikiranweho, wowe ku giti cyawe umaze kubyumva ukurikije n'ukuntu wa mugani byagiye mu binyamakuru n'ukuntu RIB yabitangaje, pozisiyo yawe yahise ijya hehe nk'umunyamategeko? Yenda bituranye ushobora kumubona ukamubona nk'umukiriya, ariko se ukibyumva wahise wumva iki nk'umunyamategeko? wari unabikomojeho, waravuze uti kiba ari icyaha, iba ari ruswa yishimisha mubiri. Niba ruswa, icya mbere ni ukumenya ngo ruswa ni iki. Ruswa ni indonke ubona kugira ngo uhabwe ibyo amategeko atakwemerera, cyangwa se niba hari ibyo amategeko akwemerera ubibuzwe nuko hari undi watanze ruswa. Ruswa ni indonke ubwayo. None kuri kiriya kibazo navuga nk'umuntu atari mu mategeko, ibyo bwabyo bihanishwa igihe kingana giti iyo abihamijwe n'urukiko? Icyaha cya ruswa barakizamuye mu by'ukuri, hari kuva ku myaka 5 kugeza kuri 7. Iyo cyakozwe n'umuyobozi ni ukuva ku myaka 7 kugeza ku 10. Ubu ruswa yarazamutse. Ni nta tegeko mfite hano, ariko icyo nibuka nuko ruswa n'icyaha ubu ngubu kiri mu byaha by'ubugome. Hari ijambo ryitwa igitutu. Mu by'ukuri kuba Ishimwe Dieudonné mbere y'uko agezwa imbere y'ubushinjacyaha n'imbere y'urukiko aburana ifunga n'ifungurwa, ntabwo bizwi niba yemera ibyaha, ntabwo bizwi niba azaburana mu buryo bwitwa accéléré, nta nubwo bizwi niba azaburana mu buryo bw'ifunga n'ifungurwa. Kuba Perezida Kagame yafashe iminota irenga 5 avuga kuri case imwe y'uwitwa Ishimwe Dieudonné, ntabwo tugaruka yenda tuzafata ikindi gihe dusesengure ibyo yavuze akantu ku kandi, ariko kuba yabivuze ntabwo bishobora gushyira igitutu n'igihunga n'ahantu uyu munsi afungiye, kuba bavuga bati uyu muntu perezida yavuzeho, buri muntu wese akagenda amwitaza rimwe na rimwe akaba ashobora no kubura ubutabera kuko byavuzwe n'umwami kandi ntawuvuguruza umwami. Wenda nge mfite pozisiyo itandukanye n'iyawe, nkeka ko nyakubahwa atari ko atavuze Ishimwe Dieudonné. Nyako icyo yavugaga mu by'ukuri yavugaga ishingira ubwabyo rya ruriya rwego rushinzwe kugaragaza uburanga, icyo bita iriya Miss Rwanda. Reka mbabwire, ntaragaruka cyane mu buryo bwimbitse ku cyo mumbajije. Nanjye nahoraga mbyibaza, nanjye nabyibazaga. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo wowe wibazaga iki? Miss Rwanda ikigamije ninde wayishizeho, igengwa n'ayahe mategeko? Ese ubundi iri mu nshingano y'iyihe ministeri? Ni iy'umuco, ni iy'urubyiruko? Icyo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo igitekerezo urwego Miss Rwanda ruyishinzwe, icyo ni icya mbere. Uko ikorwa, burya ikintu utagifitiye itegeko, nta tegeko rya Miss Rwanda icya mbere. Ngira ngo icyo nyakubahwa perezida yavugaga ni ukuvuga, nawe yavugaga ko ari byo yumvise, yumvanye RIB, yumvanye abantu. Icya mbere urujije abantu bagomba kuvanaho, ntabwo yavugaga kuri Ishimwe Dieudonné. Ngira ngo n'abafite iyo dosiye si cyo bagomba kureba, kuko nta n'ikibazo cyaba kirimo bibaye ari ukuvuga ngo niwe wenyine wabikoraga. Ahubwo mu gukeka ibyo abantu bavugaga ko wenda bimaze kuba umuco, hari abantu babigize business. Singeka ko ikibazo cyaba ari ikibazo muri sosiyete ifite abantu basaga miliyoni 12, ikibazo gifitwe n'umuntu umwe. Ewe mbikubwiye nk'umunyamakuru ukora inkuru z'ubutabera kandi uba mu nkuru z'iperereza, imitwe y'inkuru y'ibinyamakuru byose harimo n'ikinyamakuru cya leta
cyagarutse ku ijambo yavuze ku Ishimwe Dieudonné, nyamara speech ye yamaze iminota myinshi, yanavuze ku basirikare bahabwa amapeta rimwe na rimwe habaye ibyo bikorwa, cyangwa se yafashe gutya ku rutugu tukabona umuntu yambaye amapeta ku rutugu, kumbi kuyageraho hari aho byaciye. Yavuze byinshi, ariko kuko aricyo kiri guturuna, kandi na sekiteri yacu y'amakuru ifite ikibazo ari nkene, bose bifatira ko Perezida Kagame yageze icyo avuga ku ifungwa rya Kide. Twiyo tubyibaza nk'abanyamakuru baba mu nkuru z'ubutabera, twibaza niba uyu munsi umuntu ufite dosiye ye bitahinduye isura, atavuga ati ya dosiye perezida yarayavuzeho. Iyo uri muri kasho bitewe n'uwagufunze, hari ubwo bakwitaza bati uyu muntu ni uwa PG, Prosecutor General, bati uyu ni uwa RIB, bati uyu ni uwa polisi. Twibazaga nk'abantu batari abanyamategeko ariko baba mu mategeko, niba bidashobora ari nawe ubwe kuko byamugezeho, kuko arasurwa, cyangwa se hari uburyo RIB isurisha abantu, byamugezeho, ntiyumva radiyo kuko afunze ariko byamugezeho. Nawe ubwe nta kibazo buriya byamugiraho mu buryo bw'ihungabana, kuko yavuzweho na perezida. Perezida ni umuntu ukomeye ku isi hose. Mu by'ukuri nicyo nari ngarutseho, ni nacyo twavugaga. Ngira ngo nicyo kibazo itangazamakuru rifite, nicyo kibazo wenda hari n'izindi nzego zishobora kuba zifite ikibazo. Nushobora akumva ko speech ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarebaga umuntu umwe, nacyo cyaba ari ikibazo. Yewe ngira ngo ni nacyo tuvuge, yewe uko ntekereza, hari ikibazo wenda cy'abantu cyaruswe ishingiye ku gitsina. Icyo yakivuze, si wowe wenyine ukivuze, wenda na sosiyete. Burya perezida ni urwego, sibyo? Avuga iwe nta n'uburyo yamenya amakuru atayabwiwe n'abantu. Ni ukuvuga ko ruswa ishingiye ku gitsina irahwihwiswa. Icyo ni icya mbere. Wenda ibyo bya Miss Rwanda hari abantu benshi bari bafiteho kwibaza, ni ibintu bidasobanutse, ariko kubihuza na kese y'umuntu umwe nicyo nari mvuze, kandi byumvikane gutyo. N'ufite dosiye haba ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, kumva ko perezida yavugaga umuntu umwe ntabwo ari byo. Perezida yavugaga imikorere ishobora gutera ikibazo sosiyete bijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina. Ntabwo yavugaga individual, yavugaga ikibazo kiri muri sosiyete gishobora guhungabanya sosiyete. Abantu bumva kwinshi, ariko ahubwo jewe uko numvise kurikira iryo jambo, yavugaga ko bifite n'ishusho yo gucuruza abantu, kuko nicyo gikomeye. Niba je numvise ipfundo ry'icyo yashakaga kuvuga aganishaho, ngira ngo wenda utaranarenga aho ngaho metre, nicyo kintu yikijeho cyane kijyanye no gucuruza abantu. Ari nacyo nashaka nanjye kukubazaho, kuko nubwo bwose RIB yatangarije cyangwa se yabwiye itangazamakuru ko uwo Ishimwe Dieudonné akurikiranywe icyo cyaha, hajemo n'icyo kindi. Icyo cyaha cyo itegeko riteganya iki ku kintu cyo gucuruza abantu? Kuko nubundi uretse no kuri iyo Miss Rwanda yabivuze ko bijya biba abantu bajya muri za Omani, yavuze kese nyine yumva ko gucuruza abantu bimaze gufata indi ntera. Noneho iyo byambukiranyije imipaka byo hari undi mwihariko cyane. Icyo ni icyaha gikomeye, ni icyaha cyambukiranya imipaka, ni icyaha kigengwa n'itegeko, ni icyaha cyo gucuruza abantu bita human trafficking. Ngira ngo ni nacyo kibazo. Hari abantu bashobora kwitwaza mu by'ukuri ubwo bwiza, ubwo buranga, ugasanga baracuruza abantu mu bundi buryo. Ibintu bikorerwa hirya y'u Rwanda, aho abantu bafata abana b'abakobwa cyangwa ab'igitsina gore bakabashyira mu mazu, bakabakorera nibyo yise slave, bakabakorera imibonano mpuzabitsina mu buryo bw'agahato. Hari abo bazirika bagakubita, mu by'ukuri ntiba bikiri kwishimisha. Ngira ngo nicyo yavugaga, kubihuza n'ibintu by'umuntu umwe, isolated case.
yaba ari itangazamakuru yaba ari abanyamategeko bashobora kubiinterpreta gutyo ngira ngo iryo sesengura riba ari wrong Jesse uko nabyumvise niyo mpamvu mu by'ukuri kese yani Ishimwe Dieudonné igomba kuba kese kimwe n'izindi hakarebwa ibimenyetso ahubwo ngira ngo narinzi ko ari cyo muri bumbaze ahubwo n'umwunganira ngira ngo n'ukwibaza ngo ese icyo cyaha kigira ubwinjiracyaha nicyo kibazo nk'umunyamategeko ushobora kwibaza nshingiye ku byo mwambajije ubwinjiracyaha ni tentative mbere ushobora guteganya gukora icyaha ntukigereho wenda hakaba izindi mpamvu zikumira gituma kandi zitaguturutseho wari ugiye kuzakora icyaha icyo cyaha nyuma wenda urateganya kwica umuntu biramenyekanye inzego zishinzwe umutekano zikuguye gitumo zikwambuye ibikoresho wagombaga kuzakoresha wari ufite intwaro ufite umugambi byose byarateguwe icyo gihe wari mu bwinjiracyaha kigakumirwa kitaraba n'ukwibaza muri iyo kese jya mwunganira icyo nabaza n'ukwibaza ngo ese icyo cyaha ashinjwa gifite ubwinjiracyaha ese niki niba gifite ubwinjiracyaha niki cyakibujije kuba kubera ko hari icyo twita mu mategeko icyaha kidashoboka infraction impossible icyaha kidashoboka umuntu yahanirwa ko yaragiye gukora icyaha mu buhe buryo ubwo nuko uzazana ibintu byose niki cyakoreshejwe yagombaga kubikora ate niki kibihamya icyaha ubundi n'ibimenyetso ngira ngo nicyo Maître Mutabazi Innocent hari amajwi yasakaye afite iminota 16 agaragaza kurambagiza hagati cyangwa se gutereta turakoresha imvugo ebyiri abubu babyumve n'abakera babyumve hagati ya Ishimwe Dieudonné na Miss Rwanda uriho uyu munsi 2022 Muheto Divine ntibizwi igihe yafatiwe ntibizwi aho yayafatiye bamwe bavuga ko bari mu modoka bagenda abandi bakavuga ko ari amajwi ya telefone ayo majwi ashobora gushingirwa nk'ikimenyetso mu gihe byaba bigeze mu bushinjacyaha kimushinja icyaha nubwo nta gikorwa kirimo cyo kuvuga gusa hari akantu kaba ngo nzakora uko shoboye ube Miss Rwanda nubwo atari mu kanama nkemuramaka nyuma koko yanabaye we ayo majwi ahanini yiganje mu gutereta bimwe by'abahungu n'abakobwa ayo majwi nayo yasakaye noneho bihita bimuhamya icyaha muri rubanda bitarajya no mu rukiko bisobanuye iki ku majwi ngira ngo kuri iyi cano yanyu reka wenda ntandukanye ibintu bibiri tujye tunatandukanya amakosa n'ibyaha tujye dutandukanya ikosa n'icyaha ingingo ya mbere y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga icyaha icyo ari cyo n'icyaha giteganyijwe igikorwa wakoze kibujijwe amategeko cyangwa igitegetswe ntugikore icyo nicyo cyitwa icyaha nigeze mvuga nti ese icyo cyaha kigira ubwinjiracyaha mu by'ukuri icyaha cyo gutereta umucyo kuganira nawe ukamubwira ko umukunda uzagaragaza kumufasha ubwabyo ni icyaha ngira ngo wenda kubera sinzi niba abantu bakibikurikiza ariko hari ibigize icyaha icyo bita les éléments constitutifs de l'infraction ibintu bigize icyaha ingingo ni ukuvuga ngo ibikorwa bigize icyaha 1 2 3 4 niba ari icyaha cy'ubwicanyi ni ukuvuga ngo yakoze iki noneho muri iriya case ubwabyo ni ukuvuga ngo ese niki kigize kiriya cyaha giteganyijwe n'iyihe ngingo ni ikihe niki cyakozwe kigaragaza ko yakoze ibyaha naho ibivugwa n'itangazamakuru ugize ngo niwe ukunda kuvugana mu by'ukuri itangazamakuru ry'iki gihe mwabivuze n'iryo gutwika ariko ubwabyo mu minsi y'imperuka wa mugano w'amadini cyane rwose n'ukuri harimo igisebo niba harimo n'ikosa ry'umwuga ry'akazi ikosa murabona mu kazi abantu baruyirukanwa n'ibyo mwavugaga ntabwo iba penal kandi abantu bava mu mirimo kubera amakosa runaka yabaye ese ikosa ryose riba icyaha niba umuntu yitwaye nabi mu nshingano bamushinze nta bundi buryo bikosorwa nta bindi bihano by'akazi bitangwa
buri kintu cyose ni icyaha. ubwo ari amajwi twayabarira mu makosa cyangwa mu Exactement, bibaye ari byo Amakosa nabwo yo ni gutereta. ukumenya Aha. niki cyabibanjirije, Ninde niki washotoye undi? cyabiherekeje, niki cyabikurikiye. Ayo majwi ubwayo yafashwe ate? Ese koko yaramuteretaga? Nabyo ni ukubigaragaza. Ngira ngo haraho yanavuga ati ntacyo bintu mbwiye wowe ndakubona nk'umukobwa ufite imbere heza simbikubwira ngo nzaryamane nawe. Ako kantu yagashyizemo. Umukobwa nawe iyo minota yose arikirizaga. Nta hantu yigeze avuga amagambo arenze abiri. Hanyuma ku mugoroba wo kuwa gatandatu kandi umukuru w'igihugu yikije gato ku bakobwa aravuga ati nabo si ba misa yigoreye. Aba bana b'abakobwa nabo nkuko ati umuntu uri majeur ni gute wemera ko umuntu akuvogera yitwaje uri we. Ati niba havuyemo umwe bivuze ngo mu myaka yose havuyemo umwe. Nabo yabikijeho nibya bindi ngo uko mu rusyo akoma n'ingasire. Ingasire niba ari abakobwa nabo yabikijeho ntabwo yabashimye kuko byagaragaye ko harimo ababikorerwaga rimwe na rimwe yenda ari nabo benteresheje uwo muhungu kandi abantu bakunda banga abahungu bitwa baroroshye faiblesse. Bari abakobwa bo twabafata nk'abantu bari victime bahohotewe cyane, tukifata neza tugatega ibitugu tukemera ko koko ziriya nkoni zabakubiswe. Ubivuze neza, ubivuze neza. Niho navugaga ngo dutandukanye ikibazo kiri muri societe tugitandukanye n'ikibazo cy'umuntu umwe wihariye. Ikindi nari nongeyeho nababwiye ngo se niki cyabanjirije kiriya kiganiro, uwagifashe yaragamije iki? Ese mu by'ukuri kirajyana gifitanye isano nuko bari bagiye kuryamana? Yewe uko mbibona, ese kuki umukobwa bataprovoka reka tureke uriya tumufate nk'umwere, yes icyo sinamuzi. Ariko se noneho nge ikibazo ngira mfite ni ikibazo ubundi cyaha kugira ngo itegeko rize ku inteko yicare ivuge ko iki ari ikibazo muri societe nuko kiba kimaze kuba rusange. Kuko nta tegeko rikorerwa umuntu umwe. Mu mahame ane y'ingenzi yo gushyiraho itegeko nuko itegeko ritagira uwo rireba, ni ikintu rusange riri general. Ni impersonnel baryita ngo ni ntiriba rifite uwo rigamije, rireba abantu bose. Nuko kwibaza ngo ese abo bakobwa mu by'ukuri iki kibazo cyarasesengwa abantu bamenya ni ibiki byakorwaga, uretse nabyumvaga njye bingwa mu matwi. Miss Rwanda yarigamije iki, yashizweho nande, ninde wayirebereraga, ni ibiki byayikozwemo. Niba abantu barebye gusa ikibazo cya Dieudonné nta makuru tuzaba dufite icyo tucyumvikaneho. Ahubwo aho kugira ngo turebe umuntu umwe, nimureke turebe niba abana bacu b'abakobwa uyu mu by'ukuri societe yacu iriho iturerera nk'uko twifuza kwiturerera. Yaba umukobwa, ese bari abakobwa niba koko shingiye kuzonye kuba president yavugaga, ese abandi bo byagenze bete? Ese uyu mukobwa we wabaye Miss Rwanda mu by'ukuri nta kindi cyaba cyihishe inyuma y'ibyabaye. Ibyabaye gusa ni kiriya, cyangwa nawe afite indi mpamvu ni ibyavugwaga bashaka kwiga. Ibyo byose buri wese yakwibaza. Maître Innocent Mutabazi, mu gihe urubanza rwaba rwatangiye kuburanishwa yaba ari ifunga n'ifungurwa cyangwa accéléré cyangwa mu mizi, ubushinjacyaha bukifashisha ariya majwi nka kimwe mu bimenyetso, umunyamategeko uzaba umufite mu nshingano wamugiriye ihe nama? Kirasabye kundeba inama yaciragurwa. Muzamubwire niba ashaka inama zanjye azaze. Hapo ni pesa. Bangiye kwica iperereza. Yego. Mu by'ukuri mbanisha iperereza. Icyo kibazo sinagisubiza. Umuntu umwe nta nicyo twaba dukemuye. Ahubwo ukuri ni ukuvuga ngo niturebe za Miss Rwanda zatangiye ryari hari ni mu banyamakuru. Zatangiye Miss Rwanda ya mbere nyuma ya jenoside yatangiye 2009. Yego. Itsindirwa n'uwitwa Kazuba Cynthia. Yego. Hanyuma Kazuba Cynthia asimburwa n'uwitwa
umukobwa wagiye muri Amerika 2009 yatwawe na Bahati Grace. Bahati Grace akazuba 2012 nibwo yongeye kugaruka imaze igihe kinini taba itsindirwa na Aurore. Kazuba Cynthia yabaye Miss w'umujyi wa Kigali. Miss w'umujyi wa impamvu nuko ari waturuniye cyane. Ahubwo twitsaho abanyamategeko buriya ubugenzacyaha ubushinjacyaha n'urukiko namwe mwese muri secteur y'amategeko kuko ni wabo umucamanza utareza amategeko. Abantu dosiye ya Ahishyuye Dodo nizaca mu biganza. Abari bo bose meme kugera no muri gereza RCS bazitondera iki? Icyo bazitondera kanye nsaba iki kintu nicyo nagiye ngarukaho burya twagiye ibyo bita ngo ni tournée autour du pont. Njye nasa RIB ufite inshingano ziremereye zivuga ngo ni n'urwego rushinzwe guperera investigation. Ni here muri 2009 nkuko mubivuze. Ikora iperereza kugira ngo tumenye niki cyakorwaga phenomene muri rusange. Phenomene bita criminogene. No kuvuga ngo icyaha ishimwe Diedo nashinjwa. No kuvuga ko kitabaye ejo bundi nshingiye ku ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga kimaze igihe kandi ntikirasasa. Noneho niba koko atari ikibazo kiri individuelle cy'umuntu nibakora iperereza kuva icyo gihe cyose ayo makuru avugwa hwihwiswa twese twumvaga akaduca mu matwi baduhe fact nuhanwa nuko ngo niba ariko byakorwaga siwe wenyine n'abandi babikoze byagenze bate. Hanyuma metre wenda uvuga iki ku myitwarire y'abantu bari kuza mu itangazamakuru bavuga kuri no case? Utaranagisubiza reka nkikubaze cya kabiri nk'umukristo cyangwa se nk'umuntu wemera Imana. Yesu cyangwa Yesu amaze gutanga biraba ngo umwenda yari yambaye waratabutse ugwa hasi abayuda bawukinira hose. Ntabwo ari wari uwambaye ni oya uwo yambaye barawufindiye bawukinira hose. Uwatabutse ni uwari mu ihema. Ahubwo naho naramabuye niba nako nkazi kumwenda twara ko ngako cyane rwose ndagatwaye ahubwo abantu bafashe Dieudonné bakaba barimo kumukiniraho ubufindo mu nyungu zabo bwite. Urakoze cyane icyo kibazo kukimbaza kuko ni ikibazo kiri ku mutima wanjye. Ikibazo cyo gusebanya, ikibazo cyo guharabika abandi, ikibazo kuko umuntu asigaye agira akabazo akirukira itangazamakuru. Erega naho umunsi uri RIB hakora iperereza ngira ngo nibyo uzasanga bamwe bakanatinyuka gutuka ibyo batagombye gutuka. Hari abatuka n'abatware n'abakomeye. Iki kibazo ni kimwe na biriya byose bivugwa byo gusebanya. Nagira ngo nsabe itangazamakuru ribe professionnel rijye rikora n'iperereza rikora isesengura cyane nibyo nakomeje ngitangira ikibazo kiri mu iperereza. Natwe ngira ngo mwabonye ko twirinze kwinjira muri kese nyirizina tuvuga ibibazo bivugwa muri societe. Kuvuga ku muntu bajya bavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Ndimo kumva numvise kuyandimbati abantu benshi bigize abanyamategeko batari bo cyane ubumvira no ku magambo bavuga. Nta muntu uvuga RIB ifite aba professionnel bize bafite ibikoresho byose bihagije bafite umwanya nicyo bahemberwa. Ese itangazamakuru mu by'ukuri rikora inkuru zitari zo gutwika. Niba hari n'inkuru bagira bakandika ibijyanye no gusesengura bagakorana na RIB nabyo si bibe n'ahandi barabikora ariko bakareka gusebanya bakareka gufata umuntu umwe ngo abe ikibazo muri societe. Nicyo nabivugaho kubera ko ni ibintu bibabaje n'uwari we wese barasebza aba pastoru barasebza n'ibyo hanze birasebza n'umukuru w'igihugu. Abanyarwanda bitoreye ufite manda ububasha bwa manda umuntu umwe akajya hariya agafata mikoro akajya kuri YouTube akavuga ibintu biteye ubwoba biteye agahinda atavugira no muri saro. Biriya byose
mu by'ukuri njye mbifata nk'intege nke z'itangazamakuru. Kandi uburenganzira bwa muntu burya itegeko nshinga riravuga ngo umuntu ni umunyagitinyiro, afite agaciro agomba kubahwa na bose. Iyo uvuze umuntu ukamusebya utanagenga umubaze, ngira ngo kera habaga ihame ry'uko utagomba kuvuga ku muntu utarabaza. Ubu mwariciyeho, YouTube iraza ugasanga abantu baravuga ibyo bashaka, baratukana. Ni ikindi kibazo, sinzi uko Imana izadufasha icyo kintu. Hari igice mu kanya avugaga ko n'abakobwa batari shyashya, na Perezida Kagame yabigarutse avuga ati abana bari majeri kuki batakwifatira ibyemezo. Kugeza ubu ntabwo ndi umuhanga muri Bibiliya, ariko nza ahantu havuga ngo nuko inzoka irazira mushukashuka. Hari n'ahandi ishusho yo yerekana mu buryo buri direct umukobwa n'umuhungu, Samusoni na Delila, aho Ishimwe Dieudonné ntiyaba yarabaye Samusoni, hakaza Delila akamurusha ubwenge akamukuraho umusatsi, kuko Bibiliya sinzi niba hari ahantu herekana kwicuza kwa Delila, ariko birashoboka ko kuba yaramugambaniye bakamukuramo amaso, ntekereza ko yagize igikomere kiruta cy'uwakuwemo amaso. Iyi shusho wayihuza gute na Bibiliya n'abo bantu tumaze kuvuga haruguru, niba hari n'abandi ufite nk'umuhanga? Umpa umwanya iki kibazo wenda nkivuga abantu bumva ndeke gukoresha filozofi. Icya mbere ni ukwibaza ngo ese uyu mwana w'umukobwa wabaye Miss, mu bundi buryo twavuga yabaye Miss kubera ko yabigizwe n'uyu ukurikirana uyu munsi, niko abyemera? Ntabwo turabimenya kuko urubanza rutaraba. Niba njye nakwibaza ikibazo, numvise mwagarutse kuri iyo kese ntashaka kwinjiramo, niyumva nanjye ndakenewe muzamufashe azampamagare njye mu bamwunganira. Ni ukwibaza ngo ese ko atatanze icyo yasabwaga, niki cyatumye agera ku cyo yifuzaga? Muracyumvise ko atemeye icyo yasabwaga kugira ngo agere ku cyo yashakaga, noneho ni gute yageze ku cyo yashakaga ataratanze icyo yasabwaga? Icyo ni ikibazo kimwe tugomba no gushingiraho tumenya ngo ese mu by'ukuri muri aya madosiye ateza saga, ahubwo itangazamakuru ntiririmo ryoriyanta mu buryo butari bwo abashinzwe gukora iperereza no gukurikirana ibyaha. Ndagisubiramo, ese itangazamakuru ritari professional ntiryaba ririmo ridezoriyanta, riyobya abashinzwe kugenza ibyaha no kubikurikirana ku buryo bashingira kubuza abantu bavuga kuri iyo kese kimwe n'izindi? Nagira ngo nicyo nasabye, ni ukuvuga ngo ari abakora bakore mu buryo buri professionnel, badashingiye kuri sensation. Abanyamakuru iyo terme ndayizi, ngira ngo kuri sensationalisme, ku bintu by'amarangamutima. Ubundi abanyamakuru baratwarwa, icyo twese turakiza. Nanjye nigeze gushaka kwiga itangazamakuru, niyo yari choice yanjye njya muri kaminuza, ryari itangazamakuru kuko nararikundaga. Uhageze bihinduka gute? Banshize muri niyo yari igezweho kugira ngo aho wigiriye no haza. Jewe rero icyo navugaga, tureke kujya muri case imwe, wenda irasa n'iyindi, ahubwo twakwibaza ngo ese mu by'ukuri birya wambazaga Jean Paul wambajije, ntabwo abashinzwe ubutabera wenda ushobora gusanga umunzani udahagaze hagati kubera ibintu byakorewe mu itangazamakuru twabonye naryo rifite inenge n'izindi commentaires zaba, kubera izindi commentaires ugasanga habaye za influence cyane ko ino saga yabaye nini cyane kuri Twitter. Navugaga ngo dutandukanye ibintu bibiri. Erega na Perezida Kagame yavuze ko mu byo yavuze ati nabyumvishe mu binyamakuru, mbibwirwa na RIB, nyuma mbona nicyo nasabaga mu by'ukuri. Ahubwo icyo twafasha, ngira ngo wenda abanyamakuru niba abashinzwe kubagenzura bazasaba tugatangaho ikiganiro bose bahari, kuko murabizi twese turi mu gihugu turakurikira. Hari abanyamakuru bazira gutandukira, ntibihari. Ariko hari n'abanyamakuru bazira kuvugisha ukuri, ariko hari sinzi abazira kuvuga. Ubwo icyo gihe
inzego zacu z'ubutabera ugiye kuzi ngewe si icyo ni ikindi uzabyandike ariko kure penalty akoherezaho nawe uzajya bituma ari ubivuga ariko rero mu by'ukuri niho navugaga duhuze imbaraga inzego ziri mu butabera twe abanyamategeko abunganizi twitwa abafasha ariko hari ababishinzwe bari ku ruhembe rwa mbere ni ubugenzacyaha ni ubushinjacyaha n'inkiko twebwe tuza gufasha icyo nasabaga nuko itangazamakuru ritadukurura ngo rituvane mu murongo ridutesha umurongo ahubwo itangazamakuru ryadutungira agatoki nibyo iryo rigize iminsi rikomozaho ariko mu by'ukuri ntaba ari ryo rifata icyemezo mbere yuko iperereza rikorwa mbere yuko ibimenyetso bishakishwa bigatangwa abantu b'ibyamamare bari public figures bakwiye kwitwara gute muri iki gihe cy'iminsi ya nyuma kubemera Imana birinda itangazamakuru reka nkubwire oya aho mugeze ku ntuzanjisha wenda reka nkubwire hari akantu nyamvuga ngo aho ndatinye kwa lugha ya Kiswahili hapo natinye sasa reka nkubwire kwamamara gute utariciyemo n'abagenzi banjye bari mu ivugabutumwa mu by'ukuri bajya mu bintu itangazamakuru ubu ni inkota ikebera ni kimwe n'amategeko ni inkota ikebera mu giyombi hari ushobora gutekereza ko rigiye kumuzamura ariko abo ryakubise hasi nabo ni benshi itangazamakuru ni igikoresho cyiza ni ubutegetsi bwa kane rirafasha ariko nibyo narimze ngo ni inkota ikebera amugi yombi inkota ishobora kubaga umuntu bakamuvana mu indwara agakira ariko kandi ishobora no kwica umuntu nagira ngo nta mwuga n'ubutabera iyo butanzwe nabi nibyo umukuru w'igihugu yavugaga iyo nabwo ushobora kujya gutanga ikirego gifite ireme ugasanga ugiha wenda hari ubuhemu hari akantu mperuka kuganira na bamwe bakora mu by'ubugenzacyaha ni ryari amasezerano ahinduka ubuhemu mboneyeho umwanya w'imikoro yanyu kuko hari igihe uvuga ngo wavuga uti uyu muntu yarahemukiwe bakakubwira ngo ni amasezerano undi mwanya ukabona andi masezerano bayashingiyeho nta kintu kitagira uruhande rwiza n'uruhande rubi ni ahantu hose ariko rero icyo nasabaga ni uko inzego zishinzwe ubutabera cyane zitega amatwi itangazamakuru ariko ntaba ari itangazamakuru ribafatira ibyemezo ndumva mu by'ukuri twakorana kandi tugakora ibintu byiza tugatanga ubutabera bwiza Maître hari ikintu watangiriyeho n'ubundi usa nkaho uri kiri gusasira cyane cyitwa kuba abantu bavugwa mu itangazamakuru kandi bakiri abere ni faiblesse y'itangazamakuru cyangwa ni izindi nzego zibigiramo intege nke izo nzego aho dosiye iri abashinzwe kugenza no gukurikirana dosiye n'abanyamakuru mu by'ukuri hose hari intege nke kubera ko natwe ubwacu turi abavoka ntushobora mu rwego rw'ubugenzacyaha kugura dosiye barakubwira ngo iracyari mu iperereza kandi iyo dosiye iri mu iperereza iba ari ibanga niba se ikintu cyaba ari ibanga kikajya mu itangazamakuru hari umuntu ribu rero ntabwo yakabaye ifata abanyabyaha kimwe donc niba umuntu ari umusitari ntimuvuge kuko ari umusitari iyo niyo pozisiyo yanjye hari umuntu warayagaragaye ku gitangazamakuru aricyo Jalas official aravuga ati nyuma yo kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Kagame njye nahise fata preskide Ishimwe Dode ni nk'uwapfuye ahubwo dufata indabo tugende dusimanti rusororo yakoresheje imvugo iremereye ashaka gutwika wa mugani aravuga ati ariko nyuma ya ririya jambo njye ndabona yapfuye ahubwo aho kujya kumusura dutwara indabo Maître umuntu ashobora kuvuga amagambo yatangiye ari ikiganiro bigasoza bibaye icyaha mu buryo bw'amategeko iryo jambo yavuze yabihuza gute na speech ya Perezida Kagame wenda
reka tuvuge ko atari icyaha gusa yavuze ibitari byo yarengereye yatwitse yatwitse kandi mu by'ukuri sinumva ko ari wo wari umugambi cyangwa aricyo perezida yavugaga. Nicyo natangiye mbabwira ngo ntabwo yigeze avuga ikibazo kimwe, yavuze phenomene, ntabwo yavuze isolated case. Inama natanga nuko uwabivuze mu by'ukuri yarengereye. Icyambere yavugiye erega nibazina bawe na Apotre Mutabazi witwa ese ujye mubona ku ma YouTube. Reka mureke uwo icyo nanjye mbagiye gusebanya. Hanyuma dusoza Miss Rwanda tuyifate nk'igikorwa cyaba kirangiye kubera ko wari ukiyoboye hari ibyo akurikiranwa uyu munsi. Ese nigaruka yenda itari mu ishusho ya Ishimwe Dieudonné nkuko Perezida Kagame yavuze ati ngewe narabibonye nkabona ni Miss entre parenthèses Rwanda, rimwe na rimwe hari ibintu ubona ntacyo bitwaye ariko nta n'icyo bimaze. Iyi Miss nigaruka mu by'ukuri uzaba yiyoboye hejuru y'impanuro watanze ati nibakora n'iperereza bahere 2009 itangira. Iyi Miss nigaruka kongera ikazuka tuvuge ngo ntayihari kuko uri ku ruhembe rw'imbere ntawe uhari. Uyu munsi nigaruka izitware gute, izagira amategeko yubatse gute, leta izayikurikirane ku ruhe rwego? Jean Paul utumye ngira amatsiko nshingiye ku kibazo cyawe nakwibaza ngo ese Miss Rwanda n'umwihariko cyari igikorwa cya Ishimwe Dieudonné? Nkeka ko atari byo. Mu minsi ishize nabikozeho commentaire ntera imijugujugu Minisiteri y'Umuco navuga ntibasi Minisiteri ni ibyiyambure ibihe Minisiteri y'Urubyiruko. Uyu musore ati tuzi ko ari byo cyane ko nabamureke yagiye atangamo ibiganiro mu bitandukanye. Ngize amahirwe yenda shobora kubivuga abantu batari kuri ya muhungu yigereza yo atangiye gutunga intoki Minisiteri ko yananiwe ibyo yagombaga gukora none ari no kuyisabira aho ikwiye kujya. Ngize amahirwe ntabwo nabisengeye bya bintu by'abarokore bavuga ngo ngewe buriya ngo narebonaga ko Perezida Kagame azabivuga oya, ahubwo Perezida Kagame yavuze ati ubundi iki kintu kibaye ngo nta hantu nta presentation Miss Rwanda yigeze itangirwa kuko Perezida Kagame ahora ni akora inama y'abaminisitiri byibura rimwe mu kwezi bakiga ibintu bitandukanye, buri minisitiri arapresenta. Rero tugize amahirwe ariko buriya niba Perezida yavuze ati bihabwa umurongo yanze bikunze bigomba guhabwa. Reka ngaruke Perezida ibyo nyakubahwa Perezida icyo yavugaga yaduhagarariye yatuvugiye ibyo twibaza yavuze ibyo abantu bibaza ni intumwa yacu nitwe twamutoye. Biriya yavugaga yavuzemo ibintu bibiri kuri icyo kibazo uvuze. Icyambere twibaza ngo ese niki Miss Rwanda nikiye gisubizo yaje gutanga muri societe nyarwanda iriho kubwiyihe mpamvu igamije iki icyo gisobanuke. Icya kabiri abayishinzwe bafite indangagaciro zihe kugira ngo twemere kubaha abana bacu kubaha bajya bavuga ngo aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye. Bariya nabari b'u Rwanda ngewe nkavuge nti mu by'ukuri igisabo nta no mu byumva ariko genda byumva aho ujishe igisabo nta ntuhatera ibuye ngo ntabigeze ariko ufashije abantu benshi ubona Keve yabimenye ufashije abantu benshi n'igisabo hari abatakizi hari umwana wose aho ujishe igisabo reka soze ijambo ngewe icyo navugaga ni ukuvuga ko aho ubitse ikintu cy'agaciro mu muco nyarwanda igisabo cyari ikintu gifite agaciro aho kiri kandi ni ikintu kiri vulnerable cyoroshye iyo ugiteye ibuye kirameneka. Kwari ukuvuga ko ni ahantu wahaga agaciro uhoze ijisho sibyo. Ngewe icyo numva tureke gufatira hejuru nibyo bita gusamira hejuru niyo mwita saga. Ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ijambo yavugiye abanyarwanda ni imitekerereze y'abanyarwanda. Icyo navugaga nuko niba biriya bintu birimo urujijo nibisobanuke byagiyeho bite igitekerezo cyo kubishyiraho cyashingiye nsigaye mbwira abantu ubu iyo mbwiriza burya
iyo umuntu agiye kwandika igitabo ubanza kureba ikibazo ugiye gusubiza, nicyo bita problematique. Warangiza kubona ikibazo ukiha intego bit papasi niki uzanye kugira ngo ugere ku ntego yo kwemera kiriya kibazo. Warangiza ukareba content niki uzavuga, ni ibintu bitatu. Yewe nagira ugafatana za strategy, ingamba. Icyakane, ikibazo twavuga nuko ijambo rya perezida ryavuze ibihari, kandi ibihari biri muri societe, si ikibazo cye, ni ikibazo kiri mu banyarwanda, yavugiye abanyarwanda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nge uko numva na interpress ubona iki, ntabwo yavugaga ku kibazo cy'umuntu runaka, ntiyavugaga kuri Ishimwe Diedone, ahubwo yavugaga cyane washizeho kiriya nicyo kibazo, impamvu yagishiriyeho. Ngiye nkavuga ngo ibyo nibisobanuka ibibazo bizaba bikemutse, naho kese yo mu by'ukuri hazarebwa ibimenyetso. Dusoza rero metre, niki wavuga kugeza ubu ngubu ku kijyanye n'imyitwarire, kuko nicyo turi kurebaho hanini. Ubugenzacyaha bushobora gushyikiriza dosiye abwo ubushinjacyaha mu gihe bwaba butarekuye Prince Kid, ariko hari n'imyitwarire. Tugendeye kuri icyo kintu twatangiye tukavuga ati hari amajwi yasohotse bituma Prince Kid ajyaho icyasha muri societe. Hari abambwiraga bati niyo yaba umwere ntiyagaruka hanze ngakore. Urumva bari kuvuga bati yarangiye bitewe n'ibyo bari kushingiraho. Imyitwarire ukurikije itegeko, kuko hari abantu benshi bakunze kubaho batazi icyo itegeko rivuga, bigatuma bakora n'ibyaha cyangwa se wamugani n'ayo makosa wenda atahura n'itegeko. Imyitwarire yakabaye iyihe kugeza ubu no ku zindi kese zizaza, kugira ngo nta witwaza ko atazi itegeko? Ubundi itegeko rivuga ngo nul n'est censé ignorer la loi, bivuze ko twese tuzi amategeko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wa mugani, icyo numvaga nasaba, nkeka ko reka duhe inzego zacu, ribe, ubushinjacyaha, urwego rw'abavoka n'inkiko tuzigirira icyizere. Nkeka ko dosiye izakorwa nk'uko izindi zakozwe, hatitawe ko yavuzwe mu itangazamakuru. Icyo nicyo nkeka. Kandi niramuka ikozwe neza mu iperereza, na Miss Rwanda watowe azabazwa. Nkeka ko nsanze nta mvugo ye, nta bazwa rye ririmo, dosiye ntiba yuzuye. Nicyo navuga ngo n'abandi bazabazwa, ahubwo harebe mu by'ukuri ikibazo. Niba dushaka gukemura ikibazo gihanze societe, nuko twabikora, tikiba ikibazo cy'umuntu umwe. Icyo waruvuze ngo se ngo yareka kuza muri societe, ngira ngo azabuzwa n'iki? Oya, ndavuga donc icyasha yashyizweho ko societe yakigombye kwitwara. Ubundi mbere yuko ayo majwi yagiye asohoka, abo bandi bagiye babwirana ku matelefone ati dore bakavuga ibintu byinshi, byose bigenda bishyiraho icyasha ku muntu kandi ukitwa ko ari umwere mu mategeko. Biriya byo bizarangira vuba. Muzongere nagira tuzongera tuganire nk'ibi, n'ayo macano, inshuti ziwe nawe ubwe, tugende hariya abantu basobanure ko yanavuyemo. Nagira ngo nsoreze kuri iki. Hari ingingo imwe nabonye, usibye ko ntazajya mbibona, umuntu wabeshye yundi ni icyaha giteganywa n'itegeko riteganya ibyaha muri rusange n'ibihano. Nicyo twavugaga ngo wagira kitubwira ko wamugane mu gihe abamisi byaba bigaragaye ko babeshye. Saba misi baba barabeshye, umumisi ntituramubaza. Reka nabo tureke gukora ibyo bita kuba prêter les intentions. Ninde tubwiye ko ari misi wabitanze? Hari wari wamubaza? Reka ibintu tubifata ko biri mu iperereza, tureke kugira uwo ducira urubanza. Gira icyo tubwira ntacyo kuri iryo tegeko. Ni ingingo iteganya ko buri muntu na 52 iteganya kurega undi umubeshyera. Bikurikiranwa bite? Kurega undi umubeshyera. Aba bose kuko hari abantu wa mugani bavugaga batazi n'uburenganzira bwabo. Icya mbere harimo kuba yaragusebeje, yarakwangirije izina, akagutesha igihe n'uburyo, kuko biriya bisaba. Ngira ngo
abantu bazamenye ko kubeshyerwa hari n'abavuga ngo ese ko ari urwego rwamukurikiranaga ari ubugenzacyaha ubushinjacyaha burya ni nabwo burya ubugenzacyaha bukorera ahandi ubushinjacyaha dosiye bari ubushinjacyaha ariko hari uba warajyanye dosiye uba waratanze amakuru burya niwe urega undi amubeshyera byitwa ko ari urega njye nkavuga nti n'ibi bintu kugira ngo binacike n'itangazamakuru ryagusebeje rikavuga nk'uwo wavugaga ibyo uwo mwavugaga Dieudonné aramutse avuyemo mu by'ukuri ashobora kumukurikirana kuri ibyo bintu byo guhahamura yamuhahamuye rega kumva ngo bamutemeye hita kuyu ntakivuyemo arapfuye ngo indabo zigende biriya ni intention mbi cyane. Iyo ngingo iteganya ko kurega undi umubeshyera umuntu wese urega undi ku mugenzacyaha ku mushinjacyaha cyangwa ku mucamanza kandi azi neza ko amubeshyera aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300. Ariko atarenze ibihumbi 500. Icyo navugaga nuko ni rya 2019 nubwo byagarukira ku rwego rw'ubu ni tukurikiza niryo dufite ubu ngubu rya 18 nubwo byagarukira ku rwego rw'ubushinjacyaha rw'ubugenzacyaha hari igihe ubushinjacyaha bukurekura bavuze ngo uwareze undi mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha cyangwa ku mucamanza aho dosiye yagarukira hose amubeshyera uwo ni abakoze icyaha ngira ngo abanyarwanda bazatwumva niba batari banabizi umuntu yagiye kukurega akakurega ubusa kurega gusebya mu by'ukuri iri tegeko bajye bamenya ribarengera. Yes, twebwe kuri Jalas official twatumiye abantu kugira ngo twaguke nka shene asengo ko abyumva hari nuza akavuga ati Imana ibaho umugisha akagenda nabwo ababudusabiye ntabwo twasoza rero sinzi niba mu rugaga rw'abanyamategeko iyo habaye kongere n'ibindi bikorwa bibahuza nk'abanyamategeko mujya musenga turabyemerewe ubundi jewe uyu murimo ngukora mbyita kudoda amahema ariko ubundi murimo wanje nivuga butumwa aho no gushakisha barabiza benshi twabanye n'abanyamategeko barimo nayoboye umurimo w'Imana muri kaminuza Butare bita JBI umukuru w'itorero mu matorero atandukanye n'ubu icyo nkora ni ukuvuga ijambo ry'Imana rero ndabashimiye icyo nsaba icyo nsengera icyo mparanira nuko haba ubutabera buboneye mu gihugu ubutabera butari mu inziko ubutabera butari mu ishyari ubutabera ubutabera bw'inyangamugayo buri mu bunyangamugayo ariko mu ntumwa 12 zabayeho hari uwigeze uba muri domaine y'amategeko uwo ninde umunyamategeko ahubwo yitwa intumwa ariko ntiyari muri 12 ni Paulo buriya yari mubi ku itegeko kuko yari yarabyize yari yararenge aho urwego rwose akenewe ushobora gufasha abanyarwanda ari abadukurikiye bari imbere mu gihugu n'abari hanze ukabasabira umugisha cyane twibutsa n'abantu ko uyu ari umunsi wahariwe abasiramu bitewe n'umugabane baherereyeho ariko hano imbere mu gihugu ni umunsi bafunguye bavuye mu gisibo cyabo cy'iminsi 40 ukwezi bakubonye mu bice bitandukanye ibirori birarimbanyije ariko no mu bakristo namwe mushobora gusenga mu nyungu rusange turasenga ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere ya byose musabira abatware n'abategetsi iyo kugira ngo mubashe kuba mu mahoro turasabira abatware n'abategetsi turasabira igihugu turabasabira abatwara nibi ngibi abantu bakora mu by'ukuri tunasabire n'ubucamanza n'urwego rukomeye n'urwego birivugaho reka dusenge Imana namwe abanyamakuru Uwiteka twongeye kukunezererwa muri uyu mwanya turagushima ko twaganiriye n'aba basore n'iki gitangazamakuru aho amajwi yose azagera kizabahesha umugisha turakwinginga kugira ngo igihugu cyacu gihabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo
kuko ubutabera ni inkingi ikomeye cyane. Turasabira abatware n'abategetsi, turasabira inzego zose ziyobora iki gihugu, haba urwego nyubahirizategeko, haba urwego nshingamategeko, haba urwego rw'ubucamanza, haba inzego z'umutekano, haba abaturage n'inzego z'ibanze, kugira ngo tubashe kuba mu mahoro. Mana, turasabira kugira ngo ijambo ryawe abantu bose bakumenye, bamenye Kristo, bamenye ko ari we wenyine ufite ubugingo buhoraho. Ngaho igihugu cyacu giha amahoro, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.